hano nyuma y'uko yafashe icyemezo cyo kwiyahura yatangiye kwirukanka. Ni umukobwa dutangiranye nawe, barakwereka hari abari kumwirukankana bamubwira ati hagarara wikiyahura, kwiyahura ntabwo cyaba ari igitekerezo cyiza. Barakwereka uyu mukobwa yakomeje kuza yirukanka ahangaha ndetse ageze ku kiraro bivuze ngo munsi y'ikiraro hari amazi agiye kuba yasimbukamo abe yahita yipfira. Ese uyu mukobwa ni iki kiri kumutera kwiyahura? Gusa barakwereka uyu mugabo arangije aramubwira ati ntabwo ari igitekerezo cyiza waba ugize kuri ino nshuro wikiyahura. Uyu mukobwa arangije aravuga ati ngiye kwiyahura, ndambiwe ubuzima bwo muri ino si, ati byinshi nabonye kuri ino si ntabwo byatuma nkomeza kuyibaho, ati ibyo mwankoreye byonyine ntabwo byatuma nkomeza kuba kuri ino si, ati ngiye kwiyahura bive mu nzira, byibuze ningera mu ijuru Imana hari ukuntu izankorera ibitangaza byayo, ndetse mwebwe mwangiriye nabi mukabihanirwa, ati ndabiyamye kandi mwikomeza gutera intambwe munsanga, ati ubu ngubu namaze gufata icyemezo. Uyu mukobwa agiye kwiyahura. Barakwereka uyu mugabo yaje gake gake avuga ati turakwinginze wikiyahura ntabwo ari igitekerezo cyiza, ndetse hagarara tukubwire. Uyu mugabo yaje gake gake baje bamusatira, tayari umukobwa yahise yurira ikiraro ndetse ahangaha agiye kuba yasimbuka agwe mu mazi. Ntabwo tuzi ngo biraza kugenda gute. Barakwereka umukobwa yakomeje kurira. Uyu mugabo aravuga ati wibikora, wikiyahura ntabwo ari igitekerezo cyiza waba ugize, turakwinginze wikiyahura. Barakwereka baje bamusatira, umukobwa tayari yahise yiyahura yikubita muri ano mazi. Bageze ahangaha babona yikubise mu mazi. Ese uyu mukobwa arimo guhunga iki? Ese bamukoreye iki? Nakubwiye ngo ahangaha ni waba w'inkuru zisobanuye zimeze neza, ushobora gukanda subscribe aho hasi ubundi tukirira show. Uyu mugabo yaravuze ati sheri, ati noneho ibyacu bize kurangira, uyu mwana naramuka adapfuye ibyacu ntabwo biraza kutworohera, ati urabizi ibyo twakoze naramuka adapfuye bazatwica. Barakwereka kuri urwo ruhande hari umuntu uri kuroba, ndetse hari umuntu uri mu mazi uri kwishakira icyo yakirira, ndetse ahangaha indobani yahise ifata ikintu, ndetse ubwo uyu mugabo aravuga ati mana yanjye urakoze cyane kuba umpaye ifi. Gusa barakwereka hari umukobwa uryamye mu mazi. Nyagasani, ese biraza guherera hehe? Hari umugabo wageze gutya arangije arishima aravuga ati mana koko mbega ifi nziza mbonye. Uyu mugabo yarabye ifi, gusa muri ayo mazi gatoya harimo wa mudamu twatangiranye nawe agiye kwiyahura. Uyu musore yaravuze ati ibi ni ibiki ndi kubona mu mazi ra, ati ko mbona bitumvikana, ati se uyu muntu yaba yageze mu mazi ate kugira ngo agere kuri uru rwego rwo kuba amazi yamwica bigeze ahangaha? Nyagasani, undebere neza uburyo uno musore yatabaye. Bantu mufata icyemezo cyo kwiyahura ntabwo ari igitekerezo cyiza, ndetse abantu biyahura baba bamaze kwangirika mu bwonko. Uyu musore yaravuze ati wa mukobwa we, hita se ninde wagutaye mu mazi? Ninde waba wakuzanye mu mazi koko? Ati ko abana ari abagome, ninde muntu wakoze ibi ngibi? Ati njye ntabwo ariko mbyumva, kuba umuntu yatekereza gukora ibi bintu ntabwo binari ibintu byiza. Uyu musore yagize gutya aramuterura disi amuvana mu mazi. Uyu mukobwa yari yazanzamutse, yagiye amazi arayanywa kugira kuri rwa rwego adashobora no kuba yavuga. Barakwereka abangaba baje gake gake basatira aho wa mukobwa yasimbukiye. Uyu mugabo yaravuze ati sheri, ati se koko biraza kugenda gute nituramuka tutabonye uyu mukobwa akaza kuba muzima akarokoka? Ati urabizi barahita badufungira bizinesi, nta n'ikintu na kimwe twakongera gukora. Uyu mugore ati sheri, ngize agatekerezo keza, ati ndabizi neza ko uyu mukobwa ntabwo yasimbuka muri ano mazi ngo agwemo ngo abe muzima, ati reka dukomeze dushakishe ahantu hose turebe ko turaza kumubona. Ati ndabizi neza ko ubu yamaze gupfa ntawe ugihari, yamaze kurangira, ndetse kandi biraba ari ibintu byiza sheri. Uyu mugabo yaravuze ati okay ndabyumva pe. Uyu mudamu arangije amuga ati rero
reka dushakishe hano hose turebe ko turaza kumubona. Ati n'abundi sheri ibyo wamukoreye nanjye ubwanjye byanshimishije. Barakwereka wa musore wagize gutyo atabara uyu mukobwa, ndetse uyu mukobwa yazanzamutse ahangaha ameze nabi, amazi yamunize, ndetse hano sinzi ko ashobora kuza kurokoka. Uyu musore aravuga ati mana mfasha uyu mwana ntabaye aze kuza kuba muzima. Uyu musore yarangije atangira kuba yamukoraho ngo arebe ko byibuza ahumeka uw'abazima. Uyu musore yarangije aravuga ati mana yanjye, ese koko biraza kugenda gute ngo uyu mwana aze kugaruka muri forume nzima? Hati ese koko ninde waba wamutaye muri ariya mazi ko mbona asa nkaho afite ikibazo cyo mu mutwe, kandi bigaragara uyu mukobwa bigaragara ni muzima. Gusa barakwereka uyu musore ahangaha arangije aravuga ati okay, ati ni igitekerezo cyiza cyo kuba najijisha buri muntu wese nkagaragaza ukuri k'uyu mukobwa. Ati ndakora uko nshoboye kose mukangure mubaze ibyamubayeho. Uyu mugabo arangije abwira mugenzi we, abwira umusheri wamugati, ndakwinginze mbikuye ku mutima wanjye, reka mfasha dukomeze dumushakishe turebe ko turi buze kumubona, kubera yuko urabizi neza nitutamubona biraza kuba ikibazo gikomeye cyane. Hati byibuza dushobora kujya kuri polisi tukaba twatanga ikirego tukavuga yuko twabuze umuntu wacu, polisi ikadufasha mu kumushakisha. Uyu musore uri ahangaha arangije aravuga ati mana koko uyu mwana udakanguka bitebye. Gusa uyu musore akiri ahangaha yatangiye kumva hari abari kuvuga, ahita atekereza yuko aba bari kuvuga aribo baba bashatse kugirira nabi uyu mukobwa. Nyagasani, uyu mudamu arahanga aravuga ati urabona ahantu hose sheri twahashakishije nta hantu namwe tutugeze tureba. Hati kandi urabizi neza ko njyewe buriya uburyo nkozemo ni uburyo bukomeye cyane, nubwo nabuze urubyaro ariko ntabwo nyine hari ibintu byakomeza kuba ikibazo hagati yanjye nawe. Ese byagenze bite? Barakwereka uyu musore akiri muri ibyo ngibyo arangije aravuga ati byibuza ndi kumva hari abantu barimo baragendagenda. Wa mwana w'umukobwa we, ngiye kuba nagusiga ahangaha ngiye kureba ibiri kujya mbere muri iri shyamba. Barakwereka abangaba bagikomeza gushakisha, barimo barashakisha wa mukobwa. Bageze ahangaha bahura na wa musore. Uyu musore afite agatebo ko mu ntoki. Barangije baramubaza ati ye musore, ese ko mbona usa nkaho ufite ikibazo? Uyu musore arimo acunga ahantu hose, arimo areba ahantu hose. Ageze ahangaha baramubaza ati se hari umuntu waba utuboneye wikubise mu mazi? Hati reka nze nkwereke ifoto y'uwo muntu umubwira byibuza ko wamubonye. Uyu musore yaravuze ati umuntu ariko ntabwo nta muntu nigeze mbona pe. Ati njye nibwo ngezemo ahangaha. Barakwereka uyu mudamu yamweretse ifoto, aramubaza ati se uyu muntu wigeze umubona? Hati uyu muntu hari uwo wigeze ubona ko twamushakishije ahantu hose twamubuze? Uyu musore yamubonye, mbibuke yamubonye. Uyu musore arangije aravuga ati nta muntu rwose nabonye. Hati uwo muntu ni n'ubwa mbere mubonye kuva nabaho, ni ukuri rwose ndababwiza ukuri. Hati njye urebye maze nk'iminota 30 hano muri iri shyamba, urebye nta muntu nigeze mbona pe. Hati ubwo mukomeze mushakishe ngenda nigendeye. Uyu mudamu urangara avuga ati uretse gatoya, uretse tukubwire, ati turagukorera ibyo ushaka byose, turaguha amafaranga yose wifuza. Ati nuramuka utuboneye uriya mukobwa ndetse uze kuza kutubwira. Ati nuramuka umubonye habe na gatoya uze kuza kutubwira ndetse turaguha amafaranga. Uyu musore yaravuze ati okay, nta kibazo rwose ndaza kumubona, ndamutse mubonye naza kuza kubaha update nshyashya nkababwira uko ibintu bimeze. Uyu musore aramubwira ati uyu mukobwa uri kureba kuri ino foto nuramuka umubonye uhita unshaka, ati nuyara hirya mu kiporoso uzundebe urangiza nk'uha amafaranga, hari ikindi kibazo cyaba kirimo musore. Ati nuramuka umubonye umunzanire. Uyu musore arangije avuga ati nta kibazo boss wanjye ndaza kumubona, ndetse ninkata muri iri shyamba nkamubona muri iri shyamba cyangwa nkamubona hirya no hino, icyo nzakora nzahita muzana. Uyu musore aravuga ati okay,
nta kibazo rwose ndaza kumubona, ndabizi neza ko nshobora kuza kumubona niba mwamuburiye muri iri shyamba, ndaza kuza kumuzana kandi ntimugire ikibazo. Ati njyewe rero ndi umuhigi, ndoba amafi, mba mvuye kuroba, nindamuka mubonye ndaza kumubwira, ndamubwira ndetse namubazanire. Uyu mukobwa arangije aramubwira ati uyu mugore ati byose ndabizi neza ko bishobora kuza kugenda neza mu gihe wamubonye tukaguha n'amafaranga menshi. Uyu mugabo aravuga ati ndabyumva pe, kuba muramo amafaranga byo ni byiza, ariko nyine reka mbanze ngere mu rugo njyewe kuba nateka icyo narobye ndebe ko nakirira, dore ndanashonje. Barakwereka arabahishe, yanze kubabwiza ukuri, abasigara aha ngaha bari kubitekerezaho bavuga ati koko turabigenza gute koko. Ati mana yanjye udufashe, aze kuba yapfuye naze kuba ari muzima, kubera yuko abaye ari muzima cyaba ari ikibazo gikomeye cyane sheri. Umugore arangije abwira umugabo ati sheri reba hariya hirya, dore inkweto z'uyu mudamu ku mazi nyagasani. Barakwereka uyu mudamu yagize gutyo abona inkweto za wa mudamu yankuye. Arangije uyu mugabo aravuga ati uzi ko cyamaze gupfa? Ati ubu ntabwo akiri muzima, yamaze gupfa. Uyu mudamu aravuga ati mbega ibintu byiza, ati rwose ubu tuvugana yamaze kuba yakitaba Imana, ntabwo akiri muzima. Yafotoye uyu mugabo uri kugenda, aravuga ati uko byagenda kose tugomba kuza kumubona. Ati yaba ari muzima yaba yapfuye tugombe tumubone kuko nta hantu yaducikira. Uyu mugore arangije aravuga ati okay, byose biraza gukunda. Ndetse uyu mugabo nawe ati mana dufashe rwose naze kuba ari muzima, kubera yuko ibyo twamukoreye ntago ari ibintu byiza, ntago ashobora kuza kutubabarira habe na gatoya. Uyu mugore arangije abwira uyu mugabo ati sheri ndabyumva pe, ariko nyine urabizi neza nawe ibyo twakoze ntago ari ibintu byiza pe. Uyu nguyu ati rwose niba atari ibintu byiza se ntabwo ari wabishatse, niyo washatse ko mufata ku ngufu ati kugira ngo tubyarane, urabizi we ntabwo ubyara nyagasani. Mva noneho ibyatangiye kuba aha ngaha. Uyu mugabo arangije aravuga ati sheri urabizi neza yuko ibi bintu byose ari wowe wabinshoyemo, ntabwo ibi byose nabyifuzaga ko byagera kuri runo ruhande. Uyu mugabo ati mana yanjye ntabwo mbyumva. Uyu mudamu ati ndabizi neza ko twabikoze twabyumvikanyeho, ati kuba yaradukoreraga akazi ko mu rugo ntabwo ari byo bintu byatuma bigenda gutyo, ndakwinginze. Barakwereka bafashe inzira bakomeza kugenda, ndetse tumaze kumva yuko hari ibintu bitari byiza bamukoreye. Barakwereka hano muri uru rugo, ese ho hari kubera iki? Muri uru rugo hari uri kuvugiramo asenga Imana avuga ati mana mfasha uyu mwana w'umukobwa aze kuza kuba muzima. Ati mana yanjye sinzi ngo biraza kugenda gute kugira ngo uyu mukobwa akanguke. Barakwereka wa musore yatabaye wa mukobwa amuzana iwe, yanze kumuha bariya abagabo bamushakaga kubera yuko yaje kubona yuko nta keza kabo, nta mutima mwiza bafite. Uyu mugabo yaravuze ati koko nk'abantu bashatse guhemukira uyu mukobwa koko batekereza gute katari ibintu byiza byo guhemukirana? Ese koko bamukoreye iki? Uyu mukobwa bamufashe ku ngufu kugira ngo bazabone umwana. Uyu mukobwa ubundi yakoraga mu rugo rwa bari abagabo bamushakaga, nyuma baza kumufata ku ngufu. Nibwo twatangiye ari kwirukanka avuga ati ngiye kwiyahura, ati ntago nakomeza kubaho muri ubu buzima, ndetse ntago nakihanganira ibibi byose byambayeho. Barakwereka aba ngaba bakomeje kuza gake gake bavuga ati mana yanjye dufashe tuze kumubona, ndetse tube twamucecekesha hatazagira ikintu avuga. Uyu mudamu uranga aravuga ati sheri ati ngeze igitekerezo kizima, reka tujye kuri polisi tujye gutanga ikirego, tuvuge yuko twabuze umuntu, batazadufata nk'aho twashe cyangwa hari ikindi kintu twamukoresheje. Uyu mugabo aravuga ati icyo ni igitekerezo cyiza, reka tubikurikirane tumujyane tujye kuri polisi tuvuga ati umuntu twamubuze bamufunge, ndetse byose birangire. Numbaze ngo barafunga ndi umuntu twebwe twamaze kubona yuko
yamaze kuba yagwa mu mazi, ndetse uyu musore bari barimo bamugambanira ati dufite ifoto ye, tugiye kuba twashaka ukuntu twamujyana kuri polisi tuvuge yuko ari we waba wamushimuse. Barakwereka uyu musore uri muri iki cyumba, ndetse hari uwo yatabaye, arangije uwo yatabaye yatangiye kuzanzamuka arakanguka. Uyu musore uri ahangaha aravuga ati ndabyumva pe, ndabyumva ko ari ibintu bigoye kuba wakisanga ahangaha muri iki cyumba, ntabwo byumvikana pe, gusa njye nagukuyana ku mazi, amazi yakunize nibwo nagutabaye nkakuzana ahangaha. Ese wa mukobwa we, ni iki washakaga hariya mu mazi? Ninde umuntu waba wagutaye mu mazi? Uyu mukobwa yisanze akangukiye mu rugo atazi, agira n'ubwoba, haravuga ati wa musore we, nizere yuko nta kintu waba wankoze, nizere yuko nta kintu waba wankoze. Uyu mukobwa arangije aravuga ati mana yanjye, ese naba nageze ahangaha gute ko mperuka kare ntari hano? Naba nageze ahangaha gute koko? Ati ntabwo mbyumva ukuntu naba ndi ahangaha pe, ntabwo mbyumva. Ese wangejeje ahangaha ryari? Uyu musore arangije aramubwira ati ni urugendo rurerure, ndetse sinzi ko nanabigusobanurira ngo ubyumve, gusa ukuntu wageze ahangaha njye ubwo nari ndi kuroba, nagize gutya mbona uri mu mazi, waguye mu mazi, nanjye ndagutabara nkuvana mu mazi nkuzana ahangaha mu rugo. Ntabwo ari njyewe wabigizemo uruhare kukuzana aha, ubwo njye nabikoze nko kugira ngo ngutabare ube muzima. Uyu mukobwa arangije aramubwira ati ntabwo ariko njye ndi kubyumva, ukuntu naba nageze ahangaha ntabwo naba ndi kubyumva. Uyu musore arangije aramubwira ati hari abaje barimo baragushaka, bambwira ngo barama amafaranga yose ashoboka, ngo nindamuka nkubonye nkagutanga. Ubwo nibwo nahise mbona yuko bashaka kukugirira nabi, ndangije ndababwira ati ntabwo nigeze nkubona, nibwo nakuzanye ahangaha, ndetse ntugire ibintu byinshi ukomeza kumbaza. Ati wewe guma ahangaha usubire ku murongo, uze gutekereza neza, uribuka uko byakugendekeye. Uyu mukobwa arangije areba uyu musore aravuga ati ntabwo mbyumva pe, ntabwo ndi kubyumva ukuntu byaba byagenze, ndetse nta nubwo mbisobanukiwe habe na gatoya, ntabwo mbyumva pe. Ese wansobanuriye ukambwiza ukuri, byibuza kuri ino nshuro nkaba nasobanukirwa ibyambayeho, ngiye ko nta n'ikintu na kimwe nibuka cyambayeho, wansobanuriye. Uyu musore arangije aramubwira ati ndabizi neza ko gusobanukirwa ibyo niba ndakubwira byaza kugorana. Ati ndakubwiza ukuri ku byakubayeho byose, nakuvanye mu mazi. Ati ntabwo mbyumva pe. Ati kare mperuka hari abari kunyirukankana, cyakoze nicyo kintu cyonyine nibuka, naho ibindi byose nta na kimwe nibuka pe. Nkubwiye yuko hari icyo nibuka naba nkubeshye, nta kintu na kimwe nibuka, byose nabyibagiwe.